kuri message, ku butumwa iryo jwi rigutanga. Bitandukanye na to hear. To hear bwo ushobora kumva n'ijwi ry'ikintu kivuze mu by'ukuri nta message kinatanze, iyo ni to hear. Ariko to listen ni ukumva ijwi ariko kanaryinterpreta, ukagerageza kumva icyo riri kuvuga iryo jwi mu by'ukuri. Yes, that is to listen. To listen. Listen carefully. Tega amatwi witonze. Tega amatwi witonze. Do you listen to the radio? Ujya utega amatwi radio? Ujya wumva radio? Ujya wumva radio? Do you listen to the radio? Right. The other one is to sit. Kwicara. Kwicara. Sit. You can tell someone, you may sit here. You may sit here. You may sit here. Wakwicara hano. Mwakwicara hano cyangwa se wakwicara hano niba ari umwe. You may sit here. Wakwicara hano. So another word is stand up. Stand up. All right. Stand up means guhaguruka. Guhaguruka. Let's stand up and